umuhanuzi bita Eli arangije aramubwira ngo mbese wa mugore uzageza isindwe ryawe, ariko Hana aramubwira ngo ntabwo nasinze ahubwo naje gushuka amaganyanya imbere y'Uwiteka. Eli arangije aramubwira ngo genda Uwiteka guha icyo yifuza. Uwo munsi yahinduye uburyo bwo gusenga, ariko nakunze isengesho yasenze isengesho rikomeye mu mutima we. Aramubwira ngo Mana ya Isiraheli, Mana ishobora byose. Urabona yuko umuhanuzi Eli uyu nguyu wareberaga ubwoko bwa Isiraheli yamaze kurangara. Iyo gihinduye isura ntabwo kiba kikitwa igiti, kuko igiti cyitwa igiti bitewe n'imbuto cyera. Igiti cyitwa ipapayi bitewe nuko cyeza ipapayi, kikitwa umwembe bitewe nuko cyeza umwembe, kikitwa inturusi bitewe nuko bakibona. Najya gutangarize ngo igitwi cyitwa izina, igiti cyitwa izina bitewe nuko amashami yacyo cyangwa amababi yacyo akiriho. Ariko iyo igiti cyamaze gutemwa ntabwo kiba kikigira izina. Jambo rya kabiri, igiti cyatemwe cyose cyitwa izina rimwe, byitwa ibishyitsi. Kandi najya nkutangarize ko hari igihe utemwa wa mwana w'umukobwa wori mu nyumva. Ndakuzana ijambo ry'ubuhanuzi rikubwira ngo nubwo cyatemwe haracyari ibyiringiro. Kabiri, iyemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyahari. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo igiti cyatemwe cyangwa se ibiti byaratemwe bijya bihindura izina, byose bikitwa ibishyitsi. Ndetse ijambo rya gatatu, n'umuntu wese akihanagurizaho. Amazi 38 ku kidendezi yari afite umuntu wo kumunagamo, yari yarataye ibyiringiro, abona nta buzima. Ariko Yesu ahageze aramubwira ngo mbese urashaka gukira? Uyu muntu yari yararwaye ihungabana yumva ko bitashoboka, ngo simfite umuntu wo kunagamo. Hari igihe uba mu buzima nta muntu kukunagamo ufite, nta muryango, nta muntu ukikunyuramo, abantu batakikwiringira ko data wa twese aramugaruye. Aba bana b'abakobwa bari barabuze abafiansa, barabataye, bari barabavuyeho ibintu byaraza, ndetse uwa mbere yagiye nta kintu umupfuye, uwa kabiri nawe agenda gutyo. Ariko data twese arambwiye ngo nubwo wari waratemwe, wabonaga imyaka yarakurangiranye, ubona igihe cyararangiye warataranitse uranakarantika, ariko data twese agiye kugutambanya ibiki, watutse Imana warangiza ukipfira. Yo baramubwira ngo wa mugore uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ageza ku marembo y'abapinzi bose babireba, Imana igiye kubikora ku mugaragaro. Abavuze ngo ntacyo uzimarira, Imana yongeye kukugarukaho. Ababonaga ko ntako bizagenda, nubwo waciye mu ishuri ryo gukodesha, ariko Imana ije gutuza mu mujyi wa Kigali. Nubwo waciye mu buzima bwo gupfundikanya, ibyo kurya byari byarabuze, ariko Imana yajyaga ngo ikwigishe ko nawe uzagaburira abandi. Yes, reka tubasuhuze cyane kandi twifurize ibihe byiza, tugize umugisha okongera kuza. Turi kumwe n'umuhanuzi, umuvuga ubutumwa mwiza ubirimo neza, utariyandurisha ibyo kurya bya Satani. Yitwa Zabuloni. Yesu ashimwe. Ahimbazwe iteka. Amakuru ni meza. Zabuloni muri aho? Ndakomeye, meze neza. Ariko Zabuloni, iryo zina ryavuye? Iri zina nakubwiye ko ubushize nuko twabiganiriye. Nabwiye ngo ni izina rikomoka mu Kidivantiste. Mu Kidivantiste. Narereye kwa nyogokuru ari Abadivantiste. Ureka ko twaganiriye ubushize ko nta babyeyi ngira. Ariko so ngo ari umurozi sha. Ari umurozi mubi cyane. Iso ngo ari umupfumu kabombo. Umupfumu kabombo. Eka tubwire abantu yuko akeje iri umupfumu muri n'umurozi. Bana Sarongo wasanga naroga. Sarongo ura wasanga roga. Sarongo araroga. Ntarutanga rw'amaboko. Bararoga. Abarozi. Kandi hano ako wigeze kubona kwa Rutanga hahiye? Ibyari bigini. Bidayimoni byahatwitse. Abasi bigini byo mwana. Byarahatwitse. Kandi hano turi ni hafi yaho. Ni hafi yaho, dore ni metero nke. Abe mwana tanyereza ihembe rikangubanye. Abera barashinganye, nta ruhare badufiteho. Nta gihembe ryakugubanye. Ntago byashoboka. Yakubwiza ukuri. Yesu yaducunguje amaraso. Yes, hanyuma rero Zabuloni, Imana ishimwe kugarutse. Yego. Yondo wavuze kuntu papa wawe rwose ngo afite ibigini ngo nibiki byose yapfuye atarakizwa. Ntago ari yagakizwa. Ariko nawe wabyumvaga mu makuru ngo ntabwo mweze mubana. Ntago nige nanamubona, sinkanamubona. Kandi ari so sha. Aya. Migenzereze ntago yari mbyinza ko mubona. Ariko ikintu cyanshimishije bura nuko umupfumu yabyaye umuhanuzi. Habura ubwo nawe wasanga urimo gupfumura. Oya. Yenkorera Imana. Nubundi ngabapfumu burya ngabahanuzi baraguza umutwe. Abahanuzi burya baraguza umutwe. Buriya se. Agapfa ko ntago ari umwuga wa data ndi gukoresha.
imbaraga z'Uwiteka. ahubwo we ni ububyigo ni ukwitegerezaho neza ushobora gusanga papa yarabigusigiye. Oya ntabyo yansigiye. Ukaba ari ibyo ukoresha uhanurira abantu nawe ukaba ugendana imana mu mufuka. Basigaye bagendana utumana mu mufuka tubashurira ibintu byose. Izo mana zanurwa ntago zikora. Asanga umuntu ngo afite akamana mu mufuka ngo yakaguza amafaranga. Izo ntago zikora. Ngo yagera mu iteraniro tumva atimba ko imana ivuze. Ati yibivuze se. Ati iki niki niki. Ngo karaba ngo turatumana bagura amafaranga ngo turabahishurira cyane. Turakora se? Aha. Ariko uziko ngo turakora ariko urumva nawe nyine umuntu bifite afite n'umwami akorera uwo ari. Impamvu uvuga ko za mana zidakora urabizi? Munsi umwe bigeze gufata ngo Dagoni bayijyana imbere y'isanduku y'isezerano gusa. Isanduku y'isezerano. Bafata Dagoni bayirazayo buke ngo mu gitondo basanga Dagoni ikubise hasi ngo yacitse ukuguru. Karabaye. Noneho barongera bavuga barayegura. Barayihagarika. Ngo bagarutse bwa kabiri basanga yacitse amaguru n'amaboko. Kandi yari irihe imbere y'isanduku y'isezerano gusa. Tagira ngo yari yahuye n'Imana ya Isiraheli, Imana yacu. Yari imbere y'isanduku y'isezerano. Mu isanduku y'isezerano habagamo ibintu bigera muri bitatu. Habagamo ibisate by'amabuye, harimo inkoni. Ndumva harimo n'igitabo niba harimo ibintu bigera bitatu nubwo nta kwibuka icya gatatu neza, ariko harimo ibintu bigera muri bitatu. Niba iyo mana yabo izo mana urimo kumbwira batwara mu mifuka zigera imbere y'isanduku y'isezerano zigacikagurikamo, izo mana ubwo urumva zikora? Ntago zikora. Izo ntago zikora. Biba ari ibibazo kabisa. Hanyuma tukira aho ngaho ndagira ngo winjire mu mwanya w'isengesho, hanyuma uragaruka. Ariko mbere yo gusenga banza utubwire intego y'ijambo uzanye uyu munsi ivuga iki? Uyu munsi ariko ndikumva ntari bunabwirize. Ndaza guhanura ariko ndahanurira mu ijambo. Ariko hari umutwe w'ubuhanuzi uzanye. Umutwe topic y'uyu munsi turi buze kuganiraho iravuga ngo hari impamvu y'Imana mu makuba y'umukiranutsi. Hari impamvu y'Imana mu makuba y'umukiranutsi. Ibyo nashakaga. Mu yandi magambo iyo umukiranutsi arimo ageragezwa, icyo turi buze kuganiraho iyo umukiranutsi arimo ageragezwa ni ubuhamya Imana yubaka mu birere bitatu. Yaba imbere y'abantu bafite inyama n'amaraso, imbere y'abamarayika ndetse n'imbere ya Satani. Mu yandi magambo kugeragezwa Imana ibishaka kwerekana ko ubugingo dutunze budafite aho bihuriye n'iby'isi tubona. Ugaruke. Uri data wa twese mwiza. Haleluya. Uri Imana y'amahoro. Uri igiti cy'inganzamarumbo. Uri Alpha na Omega. Dawidi we yabivuze neza abuze uko akwita aravuga ngo uriya. Muririmbyi arongera araririmba aravuga ngo nta muntu wagukoma mu nkokora. Aravuga ngo icyo wavuze no kugikora uzagikora. Haleluya. Mwami turi imbere yawe muri aka kanya, ariko turakwinginze kugira ngo bane natwe. Imbaraga z'umwuka wera zibane natwe. Ntaba ari twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Budahangarwa bwawe butubeho Mwami. Buri muntu wese uza kumva ubuhanuzi bw'uyu munsi bugira aho bumukura naho bumugeza, kandi buze kumwubaka mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Tubisabye twizeye kubikora Mwami mu izina ryawe Yesu. Amen. Ufite imbaraga nyinshi Mwana. Intebe yanjye nturi buyivune. Ntago ivunika. Nasomye ijambo rambwira ngo umwuka ukontororwa burya na nyirawo. Nyirawo ninde? Nyirawo nuwo urimo. Naho wowe. Yes. Kuvuga ngo umwuka ukurimo no ugomba kukontorora. None umwuka ugengwa na nyirawo. Tawugenze wabone. Uretse gatoya. Umwuka ugengwa na nyirawo. Yego. Ni wowe nyiri umwuka. Umwuka n'Uwiteka, ni Uwiteka no dushyiramo umwuka, ariko najya nkubwire ngo ni twebwe tuwukontorora. Ibyo yewe ibi dore ako kantu yezo ganiro n'abantu usanga bagiye babitozwa n'aya madini, ugasanga umuntu yajya gwanura mu rusengero, umupasiteri utarasomye utarageze wiga na teoloji cyangwa se utarageze umenya Bibiliya umwuka mu ishurire, ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo mukagengwa na nyirawo, ngo abantu baceceke ngo twumve ijambo ry'Imana. Mukugengwe na nyirawo. Nyirumwuka ninde? Ni wowe. Nyirumwuka ninde? Mwuka no w'Imana. Ntago ari umuntu. Paulo yigeze yandika amagambo meza
aravuga ngo ngo umwe nahishurirwa undi agire gute aceceke. Uramutse batagenza uwo mwuka wowe ubwawe ngo ubashe kugira ibyo umanaginga byagenda gute? Muri se guhanura ko ubundi guhanura ndi buriya guhanura umuntu ashatse bigiye kuza ashatse ntiyabyikatira ubwe. Bijya bishoboka ukabikata tu tewe naho uri. Yego. Aha, birashoboka ariko nyine mwuka n'uw'Imana. Umwuka n'uw'Imana ariko nakubwiye ngo ariko ushatse uje muri twe. Ariko ushatse uje nyine tu wabyati wabivamo tu. Ushatse ugiye guhanura ushatse wahita unabireka. Nkuko n'undi ari igihe mwuka guhata ati uriya muntu umubwira iki ngiki nawe ukarwana nawe ukanya utakivuze. Hari igihe birangira utakivuze. Buri n'ubusuzuguye Imana. Ntago ubusuzuguye Imana. Buriya hari ikintu kimwe mu bintu byo guhanura. Buriya kenshi hari abantu buriya impamvu abantu benshi badakunda kwereka ibintu bikomeye, hari abantu baba batarakura. Ku buryo ushobora kurota ibintu, ushobora kubirota ku gihugu, ku muntu ukomeye, ukazinduka ngo ugiye kubimubwira kandi nubwo Imana yaguhishuriye ariko ntikubwiye ngo ujye kubivuga. Ahubwo kubera ko we warose cyangwa se washotse uhishurirwa, kumva ko ari ngombwa kwiruka ngo ujye kubivuga, asanga rimwe na rimwe urabizize. Ibyo byose ni ukubanza kuyoboza umwuka. Kuyoboza umwuka kandi ukanitonda. Yego. Aha. Umwuka agengwe na nyirawo. Ni Imana ariko nawe witonda. Yego. Hanyuma rero karibu mu ijambo ry'Imana cyangwa se cy'umwuka yashyize ku mutima wawe kitangariza abantu Yesu agumugisha. Hanyuma reka mbanze nshimira abantu bakoze subscribe, share ndetse na comment kuri ATI TV babashije kudushyigikira, kandi isaba n'abandi batari bakora subscribe kugira ngo bayikore tujye tubana mu ijambo ry'Imana. Impamvu nayise Kereti ni umugezi Imana yasigareje umugabo bita Eliya. Hanyuma iriya suri washyizeho iriya suri ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe nuko narebye nsanga Kereti TV ifite undi muntu, hanyuma nshyiraho suri imbere bisanzwe. Ariko Kereti ni ijambo risobanuye umugezi, nakageza ahantu Imana yasigiye umugabo bita Eliya amaze guhagarika imvura muri Isiraheli. Imana iravuga ngo genda ukageza Kereti niho nzagutungira. Hanyuma nyamutangaje ngo kuri Kereti niho honyine wasanga ijambo ry'Imana ry'ukuri. Niyo mpamvu nshishikariza abantu gukora share na comment na subscribe. Ni ahantu Imana isigaje ihungishirije abantu bayo kugira ngo bahembukire. Nuko Imana imiravuga ngo iki rero? Twavuze ngo topic turi buganireho uyu munsi ni topic ivuga ngo hari impamvu y'Imana mu makuba y'umukiranutsi. Turaza gusoma ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu gitabo cya Yobu. Ni ibice bibiri, turahera ku murongo ngirango w'8. Haravuze ngo nuko yishakira urujyo rwo kwishimisha maze yicara mu ivu. Umugore we aramubwira ati mbese n'ubu urajyakomeje gukiranuka kwawe, ihakana Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa, mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Amen. Turasoma kandi mu gitabo cya Yobu ibice 14 ku murongo wa 7. Amagambo yose ndumva ari buze kugira icyo afasha ku mitima y'ubwoko bw'Imana. 7 aravuze ngo erega hariho ibyiringiro. Ni ibice 14 ku murongo wa 7. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kigira gito. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Hanyuma rero turaza kuganira ijambo nabwe ngo rifite umutwe uvuga ngo hari impamvu y'Imana mu makuba y'umukiranutsi. Iki ni igitabo cya Yobu. Biravuga ngo ni umugabo mu gihugu cya Usi ariyo turukiyayo uyu munsi. Uyu mugabo yubahaga Imana, yari umukiranutsi, kandi ikindi cya kabiri yari umukire. Yari afite abana, afite abagaragu, afite amashyo, afite n'ibindi. Ariko kandi ntago byigeze bimubuza kugeragezwa. Bibiliya yavugeranye ngo n'abasatani baza bashengereye. Ntago nyasobanukirwa ahantu Imana yahuriye na Satani, ariko bahuje amaso ngo Imana ibaza Satani ngo mbese abonye umugaragu wanjye bita Yobu uburyo akiranuka kandi akubaha Imana.
Satani abwira Imana avuga ngo mbese byabuzwa n'iki ko namuhaye ibyo akeneye byose, n'iki cyatuma atakubaha? Imana avuga ngo genda ukore mu byo atunze, ariko icyo nkwimye n'iki? Ni ubugingo bwe. Ndagira ngo utangarize ngo nubwo uri mu bigoye, mu bikomeye, mu bibabaje ubugingo bwawe, nubwo uri mu bintu binanije ubuzima bwawe, ukaba uri mu bihe ushobora kuba wumva utabasha kumanaginga, nubwo urimo wumva wataye ibyiringiro, ariko ndagira ngo utangarize ngo haracyari ibyiringiro, ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Uyu mugabo rero mu bihe yari ahagazemo, nubwo yari umutunzi, ijambo ryarambwiye ngo yajyaga afata umwanya wo gufata abana biwe akajya kubatambira ibitambo, atekereza ko bakoze ibyaha kugira ngo arebe ko basubira mu murongo. Yajyaga agira umunsi umwe mu cyumweru agafata ibirori, avuga ngo ngiye gutambira Uwiteka ibitambo ku bw'abana banjye. Ariko nyamara Satani we yari yaramufasheho igihe, ariko nubwo Yobu yageragejwe, twasomye ijambo riratubwira ngo nuko Yobu abona urujyo arishimisha. Ndagira ngo utangarize ngo muri aya magambo turimo tuganira, nubwo uri mu gihe cy'ibigeragezo, ariko data wa twese agushakira urujyo. Nubwo Satani yasabye ibya Yobu akagera ubwo Imana ibimuha, Imana ikamuha uburenganzira ku bya Yobu, ariko mu byo Satani yasabye Imana yamuhisha urujyo. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe Uwiteka kuzigamira urujyo muri ibi bihe bigoye, ubona urwo kwishimisha nubwo bigoye, nubwo ibigeragezo urimo ubona bitakoroheye, ariko ndagira ngo utangarize ngo n'Uwiteka Imana wemeye kugutanga. Imana ijya yemera ko bitugeraho. Yobu yicare mu rugo ngo agiye kumva yumva intumwa zimubwira ngo abana bawe bari bateraniye hamwe, igikuta kirabagwira barapfa, ninjye wasigaye nanje kubikubwira. Muri ako kanya agikomeza kumva, agikomeza kwibaza ibibaye, ngo yumva n'abaje kumubwira ko indogobe byagenze gutyo, ngo akomeje kwitegereza n'ubundi agomeje kwibaza ibirimo biba, ngo n'abandi baza kumubikira byose, ibintu byose bimushiraho. Haleluya. Ariko ngo arangije umugore wiwe yashatse, wa wundi wamubwiraga ngo sheri ishusho, akamubwira ngo tuzabana mu bino mu byiza, ngo amaze kubona ibyari bimaze kumubaho, ngo yigira inama yo kumubwira ngo mbese ibi ngibi birimo biba ni ibiki? Watutse Imana warangiza ukipfira. Yo baramubwira ngo wa mugore uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, avuga ngo mbese mu kuboko k'Uwiteka twabonamo ibyiza gusa, cyangwa se n'ibibi nabyo byabonekamo? Yesu ashimwe. Ndagira ngo utangarize ngo ntago mu kuboko k'Uwiteka harimo ibyiza gusa, n'ibibi birimo. Ndagira ngo nkubwire ko ibigeragezo umukiranutsi anyuramo, nababwiye ngo uyu umukiranutsi arimo ageragezwa n'ubuhamya Imana yubaka mu birere bitatu, haba imbere y'abantu, imbere y'abamarayika, ndetse n'imbere ya Satani. Iyo turimo tugeragezwa, biba bishatse kuvuga ko ubugingo twebwe dufite budafite aho buhuriye n'ibyo dutunze. Yobu bimushizeho byose birarangiye, umugore bigeze ubwamubwira ngo tuka Imana wipfire. Bimwe mu bintu byantangaje nimusomiza inkuru za Yobu, byageze ku rwego ngo umugore wa Yobu ahamagara inshuti ze Berudadi, Zofari na Yehu, arangije arababwira ngo nimuze, nimumara kuza muze mukora amasengesho y'iminsi 7. Nimumara gukora amasengesho y'iminsi 7, tuze kubaza neza ngo mbese niki gitumye umugabo wanjye arimo aca mu bigeragezo. Hari igihe uca mu bigeragezo abo mwasenganye, abo mwabanye, bakibwira yuko utakiranuka, ariko nyamara nubwo uri murabinyuramo, Imana yemeye kubigutangamo kugira ngo ibanze irebe kwizera kwawe. Baraza bakora iminsi 7, uwa mbere baratangira, 2, 3, 4, 5, kwa gatandatu iminsi 7 irashira, Imana iricecekera. Ndagira ngo ngutangarize ko iyo uri mu bihe bigoye n'ijwi ry'Imana ntabwo uryumva, kandi ntabwo Imana iba yagutaye, ariko Imana ibiri mu kazi. Igihe ubona Imana icecetse, ndagira ngo utangarize ngo ibiri mu kazi. Mugabo bita Dawidi umunsi umwe yigeze kwibaza, Sawuli arimo aramuhiga, aribaza ngo ariko ubundi mbese ni Imana yaba yarantoranyije kugira ngo mbe umwami wa Isiraheli? Arangije ajya kureba umugabo bita Samweli, umuhanuzi wari waramwimitse, aramubwira ngo ndagira ngo nkusabe ikintu kimwe, mbese ni Imana avuganye nawe ngusuke amavuta, cyangwa se aya mavuta wansutseho byagenze gute? Samweli aramubwira ngo tugende na Yotirama mu bana b'abahanuzi, nitumara kugera mu bana b'abahanuzi baraguha amakuru neza yuzuye. Bakimara kujya mu bana b'abahanuzi na Yotirama, ngo abana b'abahanuzi baraceceka, ijwi ry'Imana ntiryavugana nabo. Iyo uri mu bihe bigoye kandi biruhije umutima wawe, ndagira nkubwire ngo ntabwo Imana ijya ivuga, iraceceka. Ariko kandi nubwo icecetse, ndagira ngutangarize ngo ibiri mu kazi. Yesu ashimwe cyane. Gitabo twasomye muri 14:7 muri Yobu haravuze ngo nuko haracyari ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kigaya amashami y'ibitontome, ngo nubwo imizi yacyo yasazira mu butaka, ariko ngo imvura iguye ngo cyongera gushibuka kigaya amashami y'ibitontome, ngo nkuko cyahoze mbere. Haleluya. Mana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ku bintu bigera muri 7 bishobora kuranga igiti cyatemwa. Buri igiti yo cyatemwe, ikintu cya mbere na mbere kikiranga gihindura isura.
iyo gihinduye isura ntabwo kiba kikitwa igiti, kuko igiti cyitwa igiti bitewe n'imbuto cyera. Igiti cyitwa ipapayi bitewe n'uko cyeza ipapayi, kikitwa umwembe bitewe n'uko cyeza umwembe, kikitwa inturusi bitewe n'uko bakibona. Najya ngutangarize ngo igitwi cyitwa izina, igiti cyitwa izina bitewe n'uko amashami yacyo cyangwa amababi yacyo akiriho. Ariko iyo igiti cyamaze gutemwa ntabwo kiba kikigira izina. Jambo rya kabiri, igiti cyatemwe cyose cyitwa izina rimwe, byitwa ibishyitsi. Kandi najya ngutangarize ko hari igihe utemwa wa mwana w'umukobwa wori mu nyumva. Ndakuzana ijambo ry'ubuhanuzi rikubwira ngo nubwo cyatemwe haracyari ibyiringiro. Kabiri, iyemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyahari. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo igiti cyatemwe cyangwa se ibiti byaratemwe bijya bihindura izina, byose bikitwa ibishyitsi. Ndetse ijambo rya gatatu, n'umuntu wese akihanagurizaho. Haleluya. Iyo igiti cyatemwe buri muntu wese akihanagurizaho. Naratangaye niyo umuntu niwambaye bodaboda cyangwa silipa yakigeze hakihanagurizwaho. Kubera iki? Cyaratemwe. Ijambo rya kane, n'umuhinzi uri muhinga iyo ageze kuri iki gitsitsi agikubitaho umuhini, agikubitaho isuka. Iyo isuka yakutse araza akayikwikira akayihonda kwa cya gishyitsi. Kubera iki? Cyaratemwe. Haleluya, haleluya. Ariko ijambo ryavuze ngo haracyari ibyiringiro, ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, ngo nubwo imizi yacyo yasazira mu butaka iyo cyumvisha imvura kirongera kigashibuka, kikagira amashami y'ibitontome. Hari igihe umuntu ajya atemwa mu buzima bwo gutemwa, ndetse agahira agasoko bita ndaburaye. Wakibaza agasoko bita ndaburaye ni ka gasoko katabaho umunzani, ni handi ujya guhaha ya myenda yaterera hejuru, ya myenda itabimanitse. Iyo ugiye kuri agasoko bita ndaburaye uhaha ya myenda yaterera hejuru, handi usanga bayirambuye hasi. Agasoko bita ndaburaye ugiye guhahiraho ni handi ujya usanga bafashe bya bitoki bya nyuma cyangwa ibijumba bimwe byarangije kuma bakabirunda imifungo, kubera ko ntabwo wakibasha kwigurira ku kiro ukagenda ugahaha bya, nibwo bushobozi bwawe. Erega waratemwe nawe urabizi. Ariko nkuzani ubuhanuzi buvuga ngo haracyari ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, kikagira amashami y'ibitontome, ngo nubwo imizi yacyo yasazira mu butaka, ariko iyo cyumvisha imvura kirongera kigashibuka. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo watemwe nta nubwo bukigira ijambo. Nawe usengera nta jambo baguha. Icyambere nta turo ubona. Kabiri ntabwo wambara neza. Gatatu niwe bavuze icya 10 ntacyo utanga. Urabizi waratemwe. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro, ko nubwo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, kikagira amashami y'ibitontome, ngo nubwo imizi yacyo yasazira mu butaka, ariko iyo cyumvise imvura kirongera kigashibuka. Yobu anyuze mu bihe bigoye, anyuze mu bihe biruhije. Ndetse abo basenganaga bamwizeraga babanaga mu masengesho bamaze kubona yuko ubuzima bwe bwanze, batangiye kumubwira amagambo akomeye. Elifazi aramubwiye ngo nta hantu hashobora kuba amazi hatigeze hamera urufunzo. Mu yandi magambo aramubwiye ngo nubwo uri muca mu bigoye, ariko hari ibyaha wakoze. Yo baramubwira ngo nubwo uvuze ibyo ngibyo, ariko sinzikura kuba inyangamugayo, nzarinda asubira mu nda y'isi. Navuye mu nda y'isi ntacyo nambaye, ariko nzasubira mu nda y'isi ntacyo mfite. Byose nabihawe n'Uwiteka, ariko niwe wanabinyaze. Ariko arangije yandika amagambo akomeye havuga ngo nubwo naca mu bigoye, ariko nzakomeza kubaha Uwiteka. Komeza kubaha Uwiteka nubwo uri muca mu bintu bikomeye, ariko Yesu nufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Reka bagufateho umwanya, reka abantu bakuveho, reka imiryango ikureke, ariko abakuvuyeho ndagira ngo utangaze ngo bazaza kukugisha inama, kuko ari Uwiteka uvuganye nawe. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu mugore bita Hana yigeze afata umugabo. Uyu mugore bita Hana yabaye mu buzima bugoye, aba mu buzima gutotezwa na mukeba we Penina yarabyaraga, ndetse yari yarabyaye, ariko Hana buru rubyaro, agera ku rwego yibaza ngo mbese bizagenda bite. Arasenga akajya abwira Penina akamubwira ngo mbese wampaye abana banjye, abana bawe bakajyana nanjye, mbese nkabatuma. Ariko Penina amubwira ngo nawe uzabyara bawe. Hana arasenga agera ku rwego asenga ibintu biranga. Ndagira ngo uhindure uburyo bwo gusenga.
Hana akimara guhindura uburyo bwo gusenga, azamuka ku musozi Siru, amasengesho yamaze kumushiramo, hageze ku musozi atangira gukomanya amenyo. Eli wari umutambyi avuga ngo mbese wa mugore uzageza isindwe ryawe, iyo ugisenga uzamura amagambo ufite amagambo menshi ubu ugifite akuka, ariko iyo byamaze kugorana utangira gusenga ukomanya kanwa, amagambo ntabwo uba ukiyabona, ubu utangira gusengera mu mutima. Amaze gusenga, umugabo bita umuhanuzi bita Eli arangije aramubwira ngo mbese wa mugore uzageza isindwe ryawe, ariko Hana aramubwira ngo ntabwo nasinze, ahubwo naje gushuka amaganyanya imbere y'Uwiteka. Eli arangije aramubwira ngo genda Uwiteka guha icyo yifuza. Uwo munsi yahinduye uburyo bwo gusenga, ariko nakunze isengesho yasenze isengesho rikomeye mu mutima we. Aramubwira ngo Mana ya Isiraheli, Imana ishobora byose. Urabona yuko umuhanuzi Eli uyu nguyu wareberaga ubwoko bwa Isiraheli yamaze kurangara. Isiraheli ikeneye umuhanuzi, mbese byagenda gute? Imana irangije iramwitegereza. Hana bwivuga amagambo akomeye, ahubwo ndetse n'igeretse kuri ibyo n'abahungu ba Eli, Feniyasi na Hefuni batangiye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nyemerera mbyara umuhanuzi kugira ngo aze gukosora ibyananiranye. Imana ishimwe cyane. Imana yumva gusenga kwa Eli, kwa Hana. Haleluya. Imaze kumva gusenga iramubwira ngo taha uyu munsi uraza kubona igitangaza. Uyu munsi Uwiteka Imana kugongesha igitangaza. Byabonaga byari bimeze nk'imisozi, Imana ibihindura amataba. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Arangije uyu mugabo bita Yobu amaze guca mu bigoye, wa mugore amaze kumubwira ngo tuka Imana wipfire, araje avuga ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Yari mu gihe kigoye, ariko Imana imwigisha uburyo bwo kuvuga. Avuga ngo uyu mugore umbwiye ngo nintuka Imana nipfire, ntabwo ndi buze kumukira. Reka mubwire ko avuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, kuko nimubwire ko ari umupfapfa sindi bumukire. Reka mubwire ko avuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Najya ngutangarize ngo iyo uri mu bihe bigoye, Imana ikwigisha amagambo yo kuvuga y'ubwenge. Mana ishimwe. Wowe uri mu bibazo no mu bigeragezo, ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ishoboye byose. Kandi umva itangazo nkuzaniye uyu munsi. Imana ijya yemera ko gitemwa. Imana ijya yemera ko batyaza amashoka bakartyaza ireba, bagatyaza imihoro Imana ireba, baragitema bagakata ingeri, bakagikuraho amashami. Haleluya. Bakibwira yuko bakirangije, ndetse rimwe na rimwe ariko Uwiteka akabahisha imizi. Imana ishimwe. Nubwo bagitemye bakagikuraho amashami bakagikata ingeri, barangiza bakagikora bakakijyana bakajya kugitwika, ariko Data wa twese akabahisha imizi. Jambo ryavuze ngo nubwo baba bagitemye, ariko nyamara bibwiye yuko bakirangije. Biriya yavuze ngo haracyari ibyiringiro ko cyongera kigashibuka, kikagira amashami y'ibitontome. Ngo nubwo imizi yacu yasazira mu butaka, ariko cyumvisha imvura kirongera kigashibuka. Ijambo rya gatanu ngo buri muntu n'umuntu wazanye ihene kuyiragira, ngo yarangije ayizirika kwa cya gishyitsi. Gatandatu, n'umuhinzi wiriwe ahinga ntabwo ajya ntafata imbagara ngo azijyane mu ruhavu, arazifata akazigenda akazirambika kwa cya gishyitsi akazitwikiraho. Ijambo rya karindwi, n'umuntu ukeneye umwasi araza akasa kwa cya gishyitsi. Haleluya. Akibwira yuko akirangije, ariko Uwiteka Imana akamuhisha imizi. Shimiye Imana yaguhishiye imizi. Haleluya. Nubwo abantu bari bazi ko ubuzima bwawe burangiye, abantu bari bazi ko bigoye, iminsi ya none umuntu ajya atemwa, wajya gukodesha bakakubaza ngo mbese ufite abana bangahe, ukagira ngo hari uwo bazatungamo. Uyu munsi none bajya gukodesha bakabaza ngo mbese uri umurokore, basanga umukobwa akavuga ngo ntanzi hari, kubera ko barabizi ko abarokore batajyabona yo kwishyura. Ariko nagira ngo utangarize ngo hari Imana igifata umuntu aho bamusebereje, akaba ari izamura amatangazo, akaba ari izamura ibendera ry'ubutsinzi, abantu babona ko byarangiriye. Aho ngaho ni Imana igimanuka ikeshereza icyubahiro. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyemeye ko gitemwa ntaho yagiye iracyaha. Abarokore baba ari abakene ntibabona amafaranga. Abarokore ngo abari abakene. Sigaye ujya gushaka inzu muri iyi minsi, wajya gushaka inzu bakakubwira ngo mbese uri iki, wavuga ngo uri umurokore bakayikwima kubera iki waratemwe. Nigeze ntemwa nkodesha mu gipangu kimwe, mpasanga umupangayi mugenzi wanjye. Harangije aranyitegereza arambwira ngo ntabwo wajya ubona amafaranga yo kwishyura amazi.
arambwira ngo uzajya wishyura ijerekani igiceri cya 50 uko bukeye nuko bwije, wowe nuzajya uza kuvoma uzajya wishyura njye ukwezi kuzajya kugera niyishyurire. Yarazi ko nta byiringiro, yari yarabonye ibintu byararangiye, yabonaga ibintu byaranshanze. Nari naratemwe muri icyo gihe. Niyo najyaga kuri butiki guhaha, hari ujya kuri butiki guhaha ya sabune bakase nabi yapfuye nabi bakavuga ngo tuyibikiye kanaka, barabizi ko utagura isabune nzima. Hari igihe umuntu ajya atemwa akagura isukari ku irobo we, umuntu ajya abasha. Hari igihe umuntu atemwa, wambara gutemwa na wandi ukunyuzeho akavuga ngo umuntu umukozi w'Imana, akavuga ngo mbese uyu munsi wa none waje nkaguhakaraka ko gufura kubera icyo arabizi waratemwe. Ariko ijambo riravuze ngo haracyari ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Yobu amaze gutemwa, ariko nubwo atemwe data wa twese amufiteho umugambi. Bimwe mu bintu byantangaje, Yobu ajya kugeragezwa ntabwo Imana yamutumyeho ngo igende imubwire ngo ugiye kugeragezwa Satani yagusabye. Imana yaramwihoreye kubera ko yari izi gukiranuka kwa Yobu. Mbese gukiranuka kwawe kuri hehe? Mbese iyo utemwe ntabwo ujya gutekinika nk'abandi? Ariko data wa twese arafite urufunguzo, niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Rero utangarize ngo ibyo ubona bidafite ishusho Imana ije kubiha ishusho. Bya bindi wabonaga byari byararangiye Imana ije kubiha ibyiringiro. Ntajya ngutangarize ngo wa mubyeyi wowe urimo wumva ubu butumwa, wari warabuze ibyiringiro, umugabo yaragiye baragufasheho ijambo, ariko data wa twese aramugaruye. Aba bana b'abakobwa bari barabuze abafiyansa, barabataye, bari barabavuyeho ibintu byaraza, ndetse uwa mbere yagiye nta kintu mupfuye, uwa kabiri nawe agenda gutyo. Ariko data wa twese arambwiye ngo nubwo wari waratemwe, wabonaga imyaka yarakurangiranye, ubona igihe cyararangiye warataranitsura n'akarantika, ariko data twese agiye kugutambagiza ku marembo y'abapinzi bose babireba. Imana igiye kubikora ku mugaragaro. Abavuze ngo ntacyo uzimarira, Imana yongeye kukugarukaho. Ababonaga ko ntako bizagenda, nubwo waciye mu ishuri ryo gukodesha, ariko Imana ije gutuza mu mujyi wa Kigali. Nubwo waciye mu buzima bwo gupfundikanya, ibyo kurya byari byarabuze, ariko Imana yajyaga ngo ikwigishe ko nawe uzagaburira abandi. Imana igomoroye imigomororo, Imana iyongeye guca inzira. Ababonaga bitakunda, Imana yashyize uburyo. Imana y'amahoro ishimwe. Haleluya, haleluya. Ijambo nari nkuzaniye umunsi avuga ngo haracyari ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitontome, ngo nubwo imizi yacu yasazira mu butaka, ariko cyumvisha imvura kirongera kigashibuka. Nubwo abantu bakuvuyeho, imiryango yakuvuyeho, nubwo nta muntu ukikunyuraho, ariko data twese ugarutse afite imbabazi nyinshi. Nubwo ubuzima bwari bwararangiye, ariko Imana yongeye kukugarukaho. Imana yagarutse ku mugabo bita Ebidedomu, ubuzima bwanze, ubwo yari umuntu uciriritse, ubuzima bwiwe bwaranze, ariko umunsi umwe Imana igafata umwanzuro wo gucyura isano kwisezeraniwe, ubuzima bugahinduka. Mu mezi 3 niko Imana igarutse mu rugo rwawe. Ubuzima wabonaga bwari bwabuze ibyiringiro, Imana yongeye kubuha ibyiringiro. Kandi wabonaga nta nzira, Imana yongeye kwaca inzira. Ni Imana ivuganye nawe, kandi wongera ugire ibyiringiro, wongera usubire mu ibyiringiro. Imana ivuganye nawe muri aka kanya. Amahoro y'Imana nabane namwe mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, yego, kandi ikugire neza. Nyanga abantu rero bumvise, kandi Imana ivuganye nabo, yego, iciye muri zabuloni, haracyari ibyiringiro, ndetse n'ijambo yego byayo, yego. Uvuze ijambo rikomeye, uvuze ngo hari igihe umuntu atemwa pe. Umuntu aratemwa, ariko buri muntu ufite uburwayi bwaranze gukira bura n'aba yaratemwe, aba yaratemwe. Hari n'abavuga ngo indwara ngo zidakirara. Ndagira ngo ngutangarize ngo kanseri, ngo sida, Imana ntago yabasha kubikora ibyo. Nta ndwara iba hidakira Yesu yahageze. Hari umuntu wamaze 38 ku kidendezi, ntiyari afite umuntu wo kumunagamo, yari yarataye ibyiringiro, abona nta buzima, ariko Yesu ahageze aramubwira ngo mbese urashaka gukira? Uyu muntu yari yararwaye ihungabana, yumva ko bitashoboka, ngo simfite umuntu wo kunagamo. Hari igihe uba mu buzima nta muntu wo kukunagamo ufite, nta muryango, nta muntu ukikunyuramo, abantu batakikwiringa icyerekezo, ariko Yesu yahageze ahindura ibintu. Yesu yageze kuri uwo murwayi, aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe ugire gute wigendere. Yo Yesu yahageze, ntago bisaba kujyamo, si ngombwa amazi, ntago ari ngombwa amazi. Abantu bajyaga mu mazi bakavamo batose. Kabiri, hari igihe ushobora gukenera umuntu wo kugutamo gusa, akagusekura kwibuye ugapfa, ugahondaho umutwe ugapfa, ariko Yesu yahageze avuga ngo ikorera uburiri bwawe wigendere. Uyu munsi Yesu agera iwawe. Niyo mpamvu umunsi Yesu ari n'abantu batiza mu mwuka wera. Yes, amazi atari ngombwa mbere yuko bagera mu mazi. Yego, igihe abandi bumve ko ugomba guhanura, ugomba kwerekora abanje ngo kubatizwa amazi menshi, hagiye Yesu ahita kugira icyizere utaranageramo cyane. Turagushimye cyane Zabuloni. Yego.